abahamya ba Yesu wababonye uti ugereranije uko usanzwe ubazi n'ukuntu uyu munsi baririmbye wabibonye ute n'ukuri muri rusange? Oya rwose abahamya ba Yesu bigaragara ko bafite iterambere. Yego. Kuko baririmbye ari benshi. Yego. kandi baririmbye neza. Yego. Mu by'ukuri kuba abahamya ba Yesu baratumiye amakoro atandukanye bagashyiramo urubyiruko, bagashyiramo abakuze, bagashyiramo amakorari aririmba y'abagabo, we wabikurikiye ute, wabibonye ute? Ni byiza erega muri iki kinyejana ubona hari iterambere mu bintu byose. Yego. Ikoranabuhanga n'imiririmbire. Yego. Urubyiruko rw'ikigero rufite imiririmbire igezweho. Yego. Imiririmbire twabonaga hanze muri Afurika y'Epfo n'ahandi, no muri Amerika n'ahandi. Yego. Urabona ko no mu Rwanda rero biragenda biza. Yego. Urubyiruko rwacu rwose kuraje kuko murimo muzana ibintu byiza, muririmba neza. Uburyo mwahisemo kuririmba, nabonye muririmba mukajya n'ibicuragisho byo mu munwa, rero mwabyize gute? Biriya byita kapela. Kapela, yego. Ni injyana bisaba ko muririmbisha umunwa. Yego. Yaba ibyo bita dukoresha byitwa ama beatbox. Yego. Cyangwa amahamu. Yego. Bitewe n'ukuntu nini bigimeze. Yego. Sometimes tugashyiramo n'ibyo bita amasaxophone ariko dukoresheje umunwa. Yego. Ibyo byose rero ibihurije hamwe ni kimwe n'uko korali isanzwe yashyiramo instrument isanzwe cyangwa se track. Yego. Ni ibintu ntabwo navuga ko ari source yabyo cyangwa byavukiye mu Rwanda. Yego. Hanze. Yego. Amakorali yagiye atandukanye harimo nka Zageda Vocal Band, yaba Vocal Union. Yego. N'izindi korali nini zigiye zizwi ndetse na Jehovah Shalom Kapeli hano muri Uganda. Yego. Ariko tubona hano mu Rwanda ntabwo byari bizwi, niyo mpamvu natangaye. Turavuga rero niba tugiye mu murimo w'Imana ko dushaka guhimbaza Imana. Yego. Dukeneye ikintu gishyashya. Yego. kibuze gutuma abantu binjoyinga banezerwa. Yego. Aya magambo duhimbaza Imana. DDK TV Gospel Show. Bakunzi ba DDK TV Gospel Show, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko rero twakomeje kuganiza abatumirwa batandukanye kubw'igitaramo cy'abahamya ba Yesu twahuriyemo. Muri aka kanya murabona umugabo rwose, umugabo mukuru ukuze, ndetse ari imbere ya screen zanyu. Reka dutangire tumusaba atangira twibwira amazina ye yombi, anatubwe n'inshingano yaba afite muri korali abakurikiye Yesu. Murakoze cyane. Yitwa Niyonshuti Daniel. Yego. Ndi umuyobozi wa korali abakurikiye Yesu. Uko mubizi korali abakurikiye Yesu ikora umurimo ku itorero rya Kacyiru. Yego. Perezida rero twahuriye mu gitaramo cy'abahamya ba Yesu. Nagira ngo mu by'ukuri mutubwire mwabibonye mute uburyo public yari imeze, uburyo abantu bazindutse, uburyo batangiriye ku gihe, ushingiye ku bitaramo byari bihari hirya no hino, wowe urabivugaho iki? Murakoze. Yego. Umugani ngo ibijya gushya birashyuha. Yego. Iki gitaramo ukurikije ukuntu cyamamajwe. Yego. N'ubundi cyagomba kugira abantu benshi. Rero muri make uyu munsi kitabiriwe. Ni ukuri. Cyateguwe neza uko bigaragara. Yego. Abantu ni benshi. Yego. Kandi amakorali yahawe indirimbo zitubutse. Yego. Zirisanzura. Yego. Kandi n'ubu igitaramo kigikomeje, mu by'ukuri giteguye neza. Imana ishimwe cyane. Perezida rero nk'umuntu waje muri iki gitaramo kandi wabonye byinshi bitandukanye, nagira ngo usangize abakunzi ba DDK TV Gospel Show uburyo wabonye amakorali mu bihe bishize. Amakorali yarakoraga ariko ugasanga ahari wenda ntabwo ari kugaragaza ubufatanye, ntabwo ari kugaragaza yuko bari kumwe cyane. Ariko uyu munsi nabonye amakorali yose nta korali yakerewe. Buriya byatewe n'iki ugereranije impamvu yabyo? Ubundi korali abahamya ni korali imaze igihe izwi. Yego.
rero iyo korari nawe uzi ko ibintu watumiwe n'umuntu mukuru yego uvuge gutyo abahamya ni bakuru yego ugerageza rero nawe gushyiramo imbaraga yego kandi nanone ukurikije uko cyamamajwe yego niba batangaje ngo abakurikiye Yesu yego abantu bahagera bakicara bagategereza abakurikiye Yesu ko bahagera bakababura yego rero nawe iri korari ushyiramo umwete kugira ngo udatenguha abakunzi bawe baje bakugana bazi ko wubahiriza igihe yego rero niyo mpamvu hari mbona n'amakorari yabyitabiriye kandi yanaririmbye neza yego kandi reka baririmbe neza ni mu gihe hari sonorizasiyo nziza yego burya iyo korari mu bituma korari zirimba neza na sonorizasiyo yego sonorizasiyo yego rero biteguye neza mu by'ukuri ni byiza cyane. Perezida hano twahahuriye n'amakorari y'abagabo ibintu bitari bimenyerewe cyane mu bihe bihise kandi ni amakorari wabonye aririmba wow rero ishimwe cyane ni byiza cyane yego barebye kure yego kugira ngo donc iyo urubyiruko ruririmba ndavuga aya makorari y'urubyiruko yego iyo utumiye n'urundi rubyiruko rugenzi rwabo kugira ngo bumva ko bajyaga kurimba bamwe bagakoma amashyi yego rero ko baratumiye urubyiruko ni ukugira ngo n'urundi rubyiruko ruhaboneka rwinshi. wow Perezida rero ni ukuri turagushimiye utugejejeho uburyo bimeze yego baririmbye neza korari abakurikiye Yesu ni korari imaze igihe iririmba ariko muri iyi minsi bateguye igihangano cyitwa isiganwa nimba ntibeshye kiriya gihangano mu by'ukuri amagambo akigize mwayatekerejeho gute Perezida? ubundi twe tugendana n'ibihe yego indirimbo zacu ni izibwira abantu ku bintu biriho yego kiriya gihangano rero iriya ndirimbo ni ibwira abantu ibintu bibaraje ishinga cyane yego ni ubukire yego gukira si bibi nk'uko biri muri iriya ndirimbo ariko hari igihe gukira bitwibagiza Imana yego gushaka ubutunzi bikatwibagiza imiryango yacu dukomokamo yego rero ikiriya ndirimbo ibwira abantu muri iki gihe yego ni ukwibuka ko hariho Imana yego ni ukwibuka ko nubwo dukora ariko n'umugisha w'Imana uziramo yego nta mpamvu yo kubona mugenzi wawe afite imodoka ngo wumve ko nawe ugomba kwigira byanze bikunze ukaba wanahemuka kugira ngo iyo modoka uyibone rero ni ibisaba abantu iryo siganwa kuvuga ngo nanjye baransize ngo nta kibanza nta modoka bikagushora mu mabi n'amahano bigatuma ukora ibintu bitari byiza kugira abantu basigeho barebe mu ijuru yego bakore ariko babone batekereze ko muri uko gukora Imana niyo iduha imigisha tukunguka ukanyurwa n'ibyo ufite. wow Perezida rero murakoze cyane nta kintu muri kuduteganyiriza muri iyi minsi? Tuzakibabwira muri iyi minsi ubundi twari dufite igitaramo mu wa gatanu kandi umva nta bintu byari byahinduka yego tuzababwira gahunda yacu muri iyi minsi. wow bakunzi ba DDK TV Gospel Show rero twari turi kumwe na Perezida wa korari abakurikiye Yesu ndetse korari abakurikiye Yesu yitabiriye iki gitaramo turi bubagezeho samari yacyo uko yagenze. Imana ikomeze bakunzi ba DDK TV Gospel Show ni ukuri twakomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye by'abakorari atandukanye yaje mu gitaramo cy'abahamya ba Yesu. Aka kanya rero imbere ya screen zacu murahabona umutumirwa tugiye gufata akanya gato tuganira mu by'ukuri kugira ngo dusangize iki gitaramo uko yakibonye uko byari bimeze muri rusange atugezeho na korari yabo. Reka dutangire atwibwira mu mazina ye. Murakoze cyane. Yego Irakizani ze kongera ijwi Irakizanani yego nkaba ndi umuyobozi wa korari yitwa Barton bishatse gusobanura ngo abantu bishimye mu buryo bwabo yego cyangwa se itsinda runaka ariko ryishimye mu buryo bwaryo. ni ukuri tukaba dukorera umurimo ku itorero rya Muhima yego ntara ya Muhima yego ari naho igitaramo cyabereye muri rusange. mu by'ukuri sangiza abakunzi ba DDK TV urugendo rwanyu mumaze igihe kingana iki n'ukuri muvutse nka Barton?
ntabwo ari imyaka myinshi. yego Twavutse ahasaga mu mwaka w'ibihumbi 2020 ariko twatangiye gukora umurimo neza kugira ngo muri uyu mwaka kubera ko nabwo twakiriwe yego korali y'itorero, yego tukaba dushima Imana muri urwo rugendo rwari rutoroshye, ariko Imana yarahabaye. amen Kandi nashidikanya ko kugira ngo mugenda mubibona yaba aho twatumiwe, amavideo dufite kuri YouTube n'ibindi. yego nani mu by'ukuri wari utubwiye ngo mumaze imyaka ingahe? Tumaze imyaka igera muri 4. Imyaka 4. Yego. Mukaba mufite ibihangano kuri YouTube, Yego. mukaba mufite indirimbo zitandukanye. Cyane. Mwabikoze gute kugira ngo aka kanya mwe mufite ibihangano bingana gutyo ugeranije n'ibihangano bingahe? Ni indirimbo zigera nko muri 5 ahari niba nibuka neza. Yego Ariko kubera ko isi iri kwihuta yego ndetse no kubishyiraho bitagikomeye nka kera, yego bisigaye byoroshye. Iyo umaze gukora video rwose kwishyiraho ntabwo bigorana. ntabwo bigorana rwose. Niyo mpamvu wumva bimaze kuba nyine ibihangano 4. Yego Ariko twe tukaba dutekereza ko bishobora kuba na bikeya yego bigendeye n'imyaka tumaze. Gusa turije tudashidikanya ko Imana izagenda idufasha tugakora n'ibindi Ya. kugira ngo abantu babashe kunezerwa. Imana ishimwe cyane Nani, ni ukuri ndanezerewe cyane kuba uduhaye umwanya w'ikiganiro. Wabibonye gute rero? Duhe samari cyangwa uko wabonye iki gitaramo muri rusange, amakorali yaririmbye, abantu baje muri iki gitaramo bitabiriye, we wabibonye ute mu by'ukuri? Muri rusange ni byiza. Yego Hari amakorali adasanzwe reka ariko mbyita kandi akuze muri uyu murimo. yego Harimo nk'abakurikiye Yesu kugira ngo murabizi ibigwi byabo ntabwo ndi bisubiremo. yego Harimo yaba abadutumiye aribo abahamya nabo Yego. murabazi. yego Ndagaruka cyane ku makorali abiri y'abajene arimo ariyo ngo ni Iyacu Balton Yego. na Declarion. yego Urabona ko hariho imihindagurikire ariko ntibyita cyangwa se uguhinduka mu miririmbire. yego Hamaze kuza indi miririmbire kandi iramya Imana mu buryo bwiza. of course yeah. Ariko tunahamagarira abantu kugira ngo baze gukunda ibi bintu kubera ko bisa n'aho ari bishyashya mu gihugu cyacu. yego Kandi niyo ubyumva wumva ko ari byiza. Ubwo rero cyari igitaramo cyiza nubwo twagiye gutemurwaho gatoya na tekinike, ariko bivuze ko atari ikibazo cyabo cyane. yego Ariko ndize ntashidikanya ko biri buze kugenda neza wow kandi izina ry'Imana riri buze korerezwa, ari nayo ngingo nyamukuru. wow. Mu by'ukuri ukomoje ku kantu k'imiririmbire iri kugenda ihinduka muri iyi minsi. Muri industry y'abadive ntago bajyaga baririmba ibintu bimwe, ndetse abantu bari batangiye kubivugaho bati amakorali arahura, ariko yahurira ahantu hamwe ugasanga ni ibintu biri kopi, ugasanga nta mpinduka irimo. Mu by'ukuri wadusangiza kuri korali yanyu ibintu mu kindi gihugu kandi natwe duhari twabibaha. Kera najyaga nibaza yuko hari ari ubushobozi buke hari bw'imiririmbire y'abanyarwanda, ariko maze kubona ko atari ubushobozi ahubwo ahari batari barabitekerejeho. Abantu banyihanganira nivuga kano kantu. Yego bakunze kuvuga ngo abanyarwanda turabanebwe, ariko ntabwo turabanebwe. Nyumve neza, ahubwo nuko rimwe na rimwe hari ibintu tubyumva dukerewe. Yego ariko aho tubyumviye shima ko bitabijya mu bikorwa. Yego specifically nkuko nyine tukimara kumva iranjyana tuyishoboye. Yego tukunda kumva indirimbo z'amakapera cyangwa tukiri abana. Yego tunabigerageje twumva birakunda. Yego dukora indirimbo ya mbere abantu barayikunda. Yego rero bifungura n'imiryango ku bandi ba jeune batoya bumva hari ubundi buryo bashobora guhimbaza n'Imana, ariko bitagiye kure y'iki torero ridusaba ndetse n'Imana. Aho ndumva rwose nta kintu bitwaye. Wow, ku bijyanye na public yaje muri iki gitaramo cy'abahamya ba Yesu, dushingiye ku bitaramo byinshi byari bihari uyu munsi, wowe urabivugaho iki mu by'ukuri uko wabibonye? Ndatangaje cyane kuko ntabwo nexpectingaga kwakira abantu bangana gutya. Yego banuzi hakiri kare. By the way, igitaramo cyagombaga gutangira kare ariko cyagiye gutangira deja abantu buzuye. Yego tunashimira Imana ko kitabiriwe. Mpamvu vuga ngo ndashimira Imana uko n'ubundi korali yagiteguye ni hano ku Muhima kandi yego tuminzi yuko n'ubundi twese turi mu muryango mugari w'amakorali yo Muhima. Amen. Rero byadushimishije. Ni ukuri hari abantu benshi kandi biranejeje. Yego Imana ize kubaha umugisha. Amen. Mu by'ukuri Imana iguha umugisha kuba uduhaye uyu mwanya. Reka tugusabe kuri screen za Didike TV tuzaze noneho twiteguye, dufatane umwanya dusangiza abakunzi ba Didike
indirimbo zanyu muri rusange n'imiririmbo yanyu ko twumvise muri abantu muririmba neza, murabitwemerera? nta kibazo rwose. Ya Imana iguha umugisha cyane mu by'ukuri. Ya DDK TV Gospel Show.